Yesashimye. Haleluya. Ababyeyi haleluya. Abapapa haleluya. Urubyiruko haleluya. Shimye Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo ko yongeye kugira ubuntu butangaje bwo kuza kongera kuganira nawe ijambo ry'Imana. Amen. Abo tubonane bwa mbere amazina yitwa Shimiyimana Joel, ni umwana w'Imana wahamagariwe gukwirakwiza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Haleluya. Uyu munsi rero mbazaniye ijambo rikomeye dusaba ko twese uko twaje hano tuha agaciro tugakingura imitima kugira ngo ryinjiremo, maze twese tugataha dufashe umwanzuro wo guhitamo kwiyegurira Kristo tukaba abana b'Imana. Amen. Haleluya. Reka sabe baramutuje abungure Bibiliya. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira uyu munsi ni ibisubizo by'ikibazo ishaka ko twese turi butahane uyu munsi. Hari ikibazo abantu benshi mu mibereho yabo bibaza. Icyo kibazo rero ndashaka ko twese uyu munsi turi bwagahe kubona igisubizo cyacu. Amen. Arasoma mu gitabo cya Yobu 14:14. Yobu 14:14. Umuntu napfa azongera abeho. Subiramo. Umuntu napfa azongera abeho. Oya nikiraho 14 honyine. Yesu ashimwe. Haleluya. Ni ijambo rikomeye kuri bamwe bamutekereze ko riteye ubwoba, ariko ni ngombwa ko twese tubisobanukirwa. Yobu yibajije ikibazo gikomeye kandi na bugingo n'ubu kikibazo, aribaza ati ese umuntu napfa azongera abeho? Hari abantu bakibaza. Ni ikibazo gikomeye buri wese yibaza. Umuntu napfa azongera abeho? Ikintu tugiye kubanza gusobanukirwa mbere ya mbere nicyo inkomoko y'urupfu. Amen. Tugiye kubanza turebe icyo bita inkomoko y'urupfu. Imana yaremye umuntu imurema ari mwiza, afite ishusho y'Imana. Akimara kuremwa imushyira mu ngobyi ya Edeni. Akimara kuva muri iyo ngobyi ya Edeni imugabiza byose, ariko ishyiramo igiti kimwe cyitwaga igiti cyo kumenyesha ikibi cyangwa icyiza. Imana ibwira umuntu yaremye iti ibintu byose ndabiguhaye, ariko kikazirizwa kuzatinyuka kiriya giti ngo uzarye ku rubuto rwacyo. Nibwo inzoga yashutse umuntu arangije ajya kuri cya giti. Akimara kuva kuri cya giti
gihe habayeho gutegura uzabasha kumuki, ariko kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko ibirego by'ibyaha ari urupfu, ariko inama y'Imana ikaba icyo bita ubugingo buhoraho. Inkomoko y'urupfu rero twese dupfa ku mibiri yacu ifite inkomoko ku cyaha cya muntu. Abantu bamwe batekereza ko ubuzima ku rupfu rw'umubiri ariho buhita burangiye. Benshi batekereza ko ubuzima bwa muntu burangirira ku rupfu rw'umubiri. Abandi bagatekereza ko hari ubundi buzima umuntu azabamo amaze kuva mu mubiri. Bibiliya rero itanga igisubizo cyuzuye kuri iki kibazo. Ntabwo turi butinde, ndagira ngo babwire igisubizo Bibiliya itanga. Urupfu rw'umubiri ntabwo ari ubwoko bw'ubuzima, ahubwo ni intambwe ikomeye igana ku buzima bw'iteka. Yesu ashimwe. Urupfu rw'imibiri dupfa ntabwo ari ibikoresho by'ubuzima bwacu, ahubwo ni intangiriro iganisha ku buzima bw'iteka byose. Muri kubyumva? Niko bimeze imibiri yacu. Waryaga, wazerera, yaciwe n'iteka ry'urupfu. Kubera ko tubaye muri kamere y'icyaha, imibiri igomba gupfa, ahubwo harasigara umuntu umwe ubitswe ibintu bibiri. Hasigara umuntu umwe ubitswe ibintu bibiri. Kimwe ni urupfu rw'iteka ryose, icya kabiri ni ubugingo buhoraho. Ariko bishoboye hano ko urupfu rw'imibiri yacu atari iherezo ry'ubuzima, ahubwo ni intango iganisha mu bugingo buhoraho. Bibiliya itwereka ko umuntu azongera akabaho. Hanyuma nubwo Bibiliya itwereka ko umuntu azongera akabaho, ubuzima bw'iteka ryose azabaho, azabona bize ku muntu umwe gusa, Yesu Kristo umwana w'Imana. Ubuzima bw'iteka ryose umuntu azabona binyuze ku muntu umwe gusa, ari we Yesu Kristo umwana w'Imana. Icyitoro nubwo abantu bose bapfa, ubuzima bw'iteka si ikintu umuntu wese ahita abona. Hoya, iyo umuntu apfuye ntabwo buri muntu wese upfuye aba yandikiwe ubugingo bw'iteka ryose. Ubugingo bw'iteka ryose buboneka mu buryo Imana yateganyije. Ubwo buryo Imana yateganyije ndabasaba kugira ngo mwese mubukurikirane maze mubwumve. Imana yateganyije ko umuntu ahabwa ubugingo bw'iteka n'ubugingo umuntu n'Imana. Inkingi ya kabiri ni ukwizera, inkingi ya gatatu ni ukwiha. Duhereye ku muntu, abantu twese twakwibaza ngo ubuntu ni iki? Ubuntu ni Imana y'umuntu atarazikiye
by'ukuri abantu bose bakoze ibyaha ariko ntibigeze bashyikira ubwiza bw'Imana. niyo mpamvu kubera ko twebwe turira icyitwa ubugingo buhoraho tugihabwa kubw'imbaraga z'Imana isumba byose. urwandiko rw'abaroma Pawulo yandikiye abaroma igice cya 3 umurongo wa 23 niho hari ijambo rivuga ngo kuko bose bakoze icyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. agakiza duhabwa cyangwa se ubuntu tugirwa n'Imana kugira ngo tuzinjire mu bugingo buhoraho turasabwa kugira ubuntu. muri kamere yacu turi abanyabyaha, muri kamere yacu nta muntu n'umwe wabasha kwikiza. ubuzima bw'iteka buzahabwa n'uko uri umubwirizabutumwa bwiza, ntabwo uzahabwa n'uko uri umuhanuzi wera, ntabwo uzahabwa n'uko umunyamasengesho wujuje ibisabwa, ntabwo uzahabwa n'uko uri pasiteri uri umuryango w'umunyamasengesho w'umuririmbyi, ahubwo uzahabwa kuko wakiriye ubuntu n'Imana. twebwe nta bushobozi tugira bwo kwikiza, nta bushobozi nawe yagira bwo gukiza undi, ahubwo ndasaba ko tugira ubuntu na Kristo Yesu, akaba ari we soko idufasha kwinjira mu bugingo buhoraho. nta bushobozi twari dufite kandi bwo kwibabarira ibyaha byacu, bwo kugira ngo dukureho ibyaha byacu. urukundo rw'Imana rwatugeho ubwayo ishaka inzira yo gukiza umuntu, iyo nzira nta yindi ni Kristo Yesu. uwo rero babwira none uwo Kristo Yesu niwe nzira yonyine ibasha kugukiza, kuko twe turi hano nta bushobozi na bukeya wagira bwo kwikiza. ntabwo ubuntu bw'iteka cyangwa se ubugingo bw'iteka umuntu abuherwa kuko yakoze imirimo myiza. ntabwo uzabuhabwa n'uko ufasha abakene kandi niba utarigeze wakira Kristo Yesu umwana w'Imana bya nyabyo, ntabwo bishoboka. abaroma 6:23 hari ijambo rivuga ngo kuko irembo ry'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ikaba ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. irembo ry'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana isumba byose n'ubugingo buhoraho buboneka muri Kristo Yesu umwana w'Imana. wabyemera utabyemera, ubugingo buhoraho buboneka muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. ikintu cya kabiri kidufasha kwinjira mu bugingo buhoraho, icya mbere twabonye karindwi, icya kabiri ni kwizera Yesu Kristo. kwizera kudufasha kwinjira mu bugingo buhoraho ni ukwemera ukuri kw'ijambo ry'Imana. icya mbere kwizera ko Yesu ari umwana w'Imana, icyo ni icya kabiri. icya gatatu ni ukumwishingikirizaho n'umukiza w'ubugingo bwawe. kwizera ntibisobanura gusa kwemera mu bitekerezo ko Yesu ariho. kwizera ushobora kuvuga ko wizeye ariko ukaba ufite mu bitekerezo gusa ko Yesu Kristo ariho,
umuntu napfa yizeye Yesu Kristo akanakira mu mutima we azongera akabaho akashyirwa n'ubwiza butangaje. Yesu ashimwe cyane. Abefeso 2:8 hari ijambo rivuga ngo mwakishijwe n'umuntu kubwo kwizera ntibyavuye kuri ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye ku mirimo yacu, ntabwo byavuye ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, gukizwa kugira ngo habe ubugingo buhoraho. Umuntu azaba ku muntu binyuze mu kwizera, ntabwo biva mu mirimo myiza, ntabwo biva mu gutanga amaturo menshi kandi utanizeye Kristo, ntabwo biva mu kwambara neza ukajya kuririmba, ntabwo biva mu guhanura cyane, ahubwo kwizera Yesu Kristo nibyo biguhesha guhabwa umuntu buhoraho. Kwizera Yesu bisobanura kwemera ko yapfuye ku musaraba kubera ibyaha byacu, kwemera ko yasutse mu bapfuye. Kwizera Kristo bisobanura kwemera ko yapfuye ku musaraba. Igihe cyose utarabyemera ubishyire mu mutima wawe ngo Yesu yapfuye ku bwawe kubera ibyaha byawe, ngo ubyakire mu mutima wawe ubishyiremo, ntabwo urakwihana hora. Kwizera Yesu bisaba kwemera ukabishidikanyaho ko yazutse akazuka mu bapfuye, bisaba kwemera ko ari utanga ubugingo bw'iteka ryose, ukagenda utabishidikanyaho na gato. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 11 umurongo wa 25 n'uwa 26 hari ijambo rivuga ngo Yesu aramubwira ati nijya kuzuka n'ubugingo buhoraho, nijya kuzuka n'ubugingo. Uwizera Kristo nawe yapfuye ngiki igisubizo cya nyacyo. Ese koko umuntu napfa azongeraho? Yesu yaravuze ngo nijya kuzuka n'ubugingo, uwizera yapfu azongeraho. 26 barabwira hati kandi umuntu wese ukiriho unyizera, haleluya, ntazapfa iteka ryose. Yongera ati mbese wizeye ibyo? Ituri bazima iduhumeka umwuka, ariko uwizera Yesu Kristo aba afite ubugingo buhoraho, aba ufite ako kanya akiriho, akazamukomezanya kugeza azasohokera mu mubiri, kubera ko imibiri yacu yo tuzayima yamaze gucibwaho iteka ry'urupfu. Reka turebe ikintu cya gatatu, kwiha ibyaha. Kwiha ibyaha, kwihana ibyaha ntabwo ari ukuvuga gusa ngo
kanwa kanjye huzuyemo umusaruro n'ubusizi, mu kanwa kanjye huzuyemo gucira imanza, ariko urashobora gusaba Imana imbabazi. Ese nibura ngo Mana nkubabarire, ese iryo jambo ririho ugasanga rero ry'Imana ntabwo bishoboka. Mutega amatwi kwihana icyaha, kwihana icyaha yaba ubyemera yaba ukaburamo yaba ukaba umusore nawe mutoya wamaze kumenya yaba umunyamasengesho n'ibindi, abitwa n'abanyamahanga zitandukanye, mutega amatwi mwumve kwihana icyaha. Icyaha bisaba kubanza kwimenya wowe ubwawe, bisaba kubanza kwivumbura kuri umunyabyaha we. Iyo utarabimenya umeze nk'uwuzuye kurwiri, niyo mpamvu ubikora washoka hanze gato kamere yakohereza kurwanya. Niyo mpamvu duhora turwana no kwihana icyaha cyatwizihirijeho ngo tumenye neza ko kituvuyeho bikanga. Igihe cyose utarashirwa yuko Kristo Yesu yakuwe mu kigo cyawe, uri umunyabyaha, uri umucirwa iteka, wifuza kuba umunyabyaha, ntabwo urajya ku rugero rukwiriye. Icyakora mwese mubikurikire neza, igihe waba kwimenya kuba umunyabyaha utangira kutinenda, utangira kubura ko wishe urupfu, utangira kumenya ko uzarimbuka, utangira kumenya ko iherezo ry'umunyabyaha ari urupfu. Utangira kumenya ko nta kintu na kimwe wakora mu kire ugikoze ku bwawe. Utangira kumenya ko uri umunyantege ugafata umwanzi. Iyo bamaze kuvuga ibyo bintu haba hakurikiyeho iki?